waraye hehe se? Njyewe umunsi waraye ko nkureba nkabona hari ahantu waraye. Ye naraye Sodoma nararanye n'akarangamirwa kiza cyane gateye gafite imyaka 19 no kuvuga ku karaya karaharawe nuva buri muntu wese ubu niko waraye ubomagura mbomagura iki ko nakoza ko nshoboye wagejeje aho ushoboye nakoze uko nshoboye akamo gitondo se kakonze cyabyanze igitondo no kuvuga ngo ibyumba byari bifatanye numvishe bugiye gutya hakurya rwakomeye kandi wawe nta kivuga nanjye ategera vuba abandi badutanze reka niba wakwibwira ati gira vuba yo maze iminsi 3 nanywe ku nzoga ubwo ni cyagiye ziba zankubise ndi hangover ya danje ndi kurya kugira ngo nongere ngarura gatege kuko ngewe no kuvuga ngo nshara kumara iminsi 3 nanywe inzoga ariko umunsi nazinyweye. Asante sana katubasuze tubifurize kumererwa neza aho muherereye hariho hose niba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda ariko ukabasha gukurikira Wisdom TV Rwanda. Warakoze ko umunyamuryango wa Wisdom TV Rwanda yakamwana bimeze bite? Amahoro kabisa nivuga na vibe byatari kumana wakonje ndamahoro rwose nta kintu byukiye kuri ibintu bimeze neza byukiye kuri byeri meze neza n'amahoro jo warambeshesha wagiye mu ndangamirwa wapi ndangamirwa ahubwo nari nagiye kureba umufana wanjye uturutse mu Bubiligi w'umudamu rwose unkunda cyane n'abana be barankunda cyane umudamu uturutse mu Bubiligi nanamushimira cyane ni umubyeyi mwiza cyane rwose ugifite ubumuntu baba mama nyine rwose bagifite umutima w'ababyeyi nyabo urabona hari abadamu b'ikigero rwose ese nk'umuntu ubyara umwana akaterera muri wese ntabwo unoze wabangu ni umubyeyi nawe uherutse kumva bagurishije abana mu bitaro hari n'abajya kwiba mu bitaro hari abagurishije abana abandi babyeyi barabiyitirira kugira ngo babishyure amafaranga yo kuba mu bitaro warabumvishe ntabwo nabumvise herutse kutangaza oya buriya ababyeyi b'iki gihe rwose ndetse nawe ari ababyeyi gusa n'abakecuru urabona kera hari ukuntu umwana yakora gikosa akavuga ati ngewe mu rugo ndahita nirukira kwa tati ariko yirukira kwa nyirakuru nawe akamwiruka n'abakecuru b'iki gihe nabo barahindutse ugasanga umukecuru w'iki gihe ntagikunda umwuzukuru we rwose habe namba abantu ubona biterwa n'iki oya iyi sahani igeze iyi sahani igeze isi uko igenda itera imbere n'abantu bagenda bahinduka abantu babaye abagome urabona muri Kongo ukuntu bica abantu noneho bakarya abantu tekereza noneho barabajya muri iyi minsi tekereza noneho ku rugero rwo kugeraho kurya umuntu urabona iyi siri kugana video warazibonye zo barya abantu ari kurya umuntu rwose dihazarane abantu babaye inyamaswa cyararangiye abantu bari muri Kongo no buhe bwoko ntago namenya bari ko harabona bonye za Uvira hari nyigaragambye igeze ku bantu bita Uvira bona rwose umuntu bari kumurya rwose bamutwitse bari kumurya hari undi mu musirikare w'umunyamurenge yabaga muri FARDC baramufata rwose bamuryamo brushete uherutse gupfa se neze kubona iyo video baramwotsa rwose bamukoramo brushete baramutamira da gahunda y'igoma ni gari gahunda y'igoma ngewe ibintu nabonye muri Kongo sinshobora kongera kurenga umupaka Kongo ni wacu ndanakura uravuze ngo uhunzi wanyu yakora nanagiyeyo cyone nabasuza gusa kuko M23 nayikuriyemo nayibayemo harimo abantu benshi twabanye ikitwa CNDP gusa Kongo ntago nakongera kuyibamo rwose nanagezeyo sinararayo nagenda ngasuza abantu ariko nkarara inyuma y'umupaka Kongo yaneye iseseme Suriyo to nawe saratinya nge ntabwo mfite ahubwo Kongo yamvuye ku mutima afande
fande yaka ntabwo ari ubwoba mfite naranarwanye navuyeyo nanarwanye ubwoba yaka cyangwa n'akandi kaguru uzavayo bakarashe ntabwo ari ubwoba mfite ahubwo ni ukuvuga ngo Kongo ibane yamvuye ku nzoka ibyo naboneyeyo ni byinshi cyane ku myaka namaze muri Kongo no kubona narapfuye ndebye ibikwazo nagiye nyuramo ewana ariko noneho M23 ubu ngubu ngo urugendo ni twende bagabo ngo Bukavu abahungu bayirayemo Bukavu kabisa abahungu noneho ko bari kwa Divasi urumva umutima wawe bimeze bite ni simusiga urimo urabyishimira bakore gusa ngenda byishimiye courage kabisa ariko ngewe I can't return in DRC serious you can't return yeah of course nta musirikare ugira ubwoba ne wa mbere mubonanye wakwereka yuko ngewe no mu basirikare twabanaga mu bantu batagiraga ubwoba na ruwa mbere nagendaga muri advance pata cyo bita advance pata nagendaga kuri extended no kuri single file nabaga ndi imbere ngewe tageti yawe ari mu mutwe no mu mutima uzwara umusirikare nabo ubona bambaye uniform uzwara umusirikare ubwire ngo tugiye kwatakari hakurya agahita aremba akaremba reka cyangwa akubwira ati ngo imbunda yanjye rwose ibyo bintu bibaho ku musirikare wakoze kose barahari nge ndabazi gutya wambwira ati uyu munsi tugiye kwataka kari agasozi kubera ubwoba agahita aremba agahita arwara malariya ya danje nawe ujya ubona bambaye uniform ntabwo buri abasirikare bose ntabwo ari kimwe hari abo bita asikari combat iyo bavuze ngo asikari combat ni wa wundi w'uniform gusa wambaye uniform ni umusirikare ariko apana wa musirikare wo kuri action barahari murabizi abarashimwe bwe murabizi hari abasirikare b'abahuga bagira ubwoba ugasanga umuntu ni kapiteni bagakubita isasu hariya agata abasirikare ku rugamba kiru ari uyoboye ari kapiteni ari wose ari uyoboye kampani isasu ryacye rwose agata abasirikare kiru hari ugeze kuduta ku rugamba baramukubise urumva aduta ku rugamba rwose ariruka no mu edikota ngo byakomeye yarakoze ikosi ayoboye yagize ate neza agahita ari komanda nese uzarebe FARDC baba bakuramo uniform hazarani bagahita biyunga mu FARDC ariko imerewe nabi oya bagomba kubawumiza abonye ko n'abasirikare ba South Africa batangiye gusubira iwabo oya nibataha ngo ari bazima bazataha oya nibataha none se ubundi ariko ubundi hari amakuru nari mfite ngo bari baranze kuza gufata mayiti zabo zari ziri hariya ngo harukuru ngo bazaze ngo bakubite M23 surprise ngo batware ngo mayiti zabo atari wabahaye bace hese nanjye mbwira kirere ko gifunze ikibuga ariko n'ubundi ngo byarangiye baje kubafata ubundi baciye mu Rwanda bakomereza na Uganda niho bagiye gufatira indege basubizwa iwabo muri South Africa n'abandi basirikare ba Tanzania babiri nabo muri Malawi bene bacumuke byarabonaniye hariya nibagende kiwe gusa nuko Kongo buriya wapi kabisa ni ryari ubumva uzasubira muri Goma noneho Goma gusubira nasubira ngiye gutembera ariko Goma ese ko umusirikare wacu mu rugo gusa nasubira ngiye gukora iki nta mwene mama ngifiteyo ababyeyi banjye nasize mbashyinguyeyo nta hene nasizeyo nta nkoko nasizeyo gusa nasubira ngiye gukora iki none se ko umusirikare yasoje urugamba cyangwa se iba ari intambara wenda urugero ishoje hakabaho imidari y'ishimwe ubona batanze imidari y'ishimwe wabona wowe ngo njye ni ukuvuga njyewe narwanye muri CNDP ntabwo nize ndwara muri M23 njya kanye naragasoje abari kuri tele bakomeza yakamana none se ariko urabona mobi mba ndi kunywa uzi ko iyi mitsingi ndi kunywa
nta Serge wo muri Kongo wapfa kwigondera iyi byeri. Iyi mitsingi ndi kunywa ahantu hakomoka amafaranga akomoka ubutunzi ngo ntabwo yabasha kwigura iryo cupa. ngo iyi mitsingi ndi kunywa izi nzoga zinywa amasini ya ofisa guhera kuri major kuzamura cyakora wenda guhera kuri officers wenda second lieutenant ashobora kuryigonde ari ukubona inyeshyamba inyweye imitsingi aba yibye cyangwa yishumu umuntu kandi bari mu gihugu gifite amafaranga gifite ubu ikibazo hariya nta government icyambere ntibahembwa niyo bahembwa igihe gito kandi niyo bahembwe nta musirikare ushobora gutinyuka mitsingi kuko yayinywa ayizihese n'ubundi arahembwa kinywera urwagwa arahembwa kinywera urwagwa nurimo kumuzebya mbese ntabwo ujya ubabona nka bariya ba wazarendo urabona umuntu yambaye bodaboda na kapitene ku rutugu ipantaro sivire hasi ishati uwo muntu urambwira ngo azanywa n'urwagwa rwa bitoki kugira ngo azanywe imitsingi ngewe n'abaye hari hakurya rwose kubona umusirikare mutoya wigondera mitsingi ni umwe ku ijana kurabona ngewe akamwana nsigaye nywa mitsingi i Kigali ngo nsubire ku rwagwa ukayinywa iherekejwe n'indangamirwa ndya burushete buri munsi ntabwo mwari mwambona kwa mushindi kurya inkoko n'amagi yose ese urabishobora cyane nawe babanza kugushitura ndagerageza ngewe ntabwo nshobora gusura muri Kongo ngi kunywa urwagwa ngewe i Kigali nywa mitsingi nirya inyama iyo nkeneye inshyushyu ndayinywa ndya speciale warangiza ngo uransubiza muri Kongo muri ariya mateke ngiye kunywa urwagwa ngewe uzaperereza kwicwa n'urwagwa ngewe bakimara no kundasa ndwaye kano kaguru nakarwaye umwaka hari igihe cyageze nenda gupfa ku munota ngeze ku munota hafi wa nyuma ndavuga mana ndapfuye koko mana wamfashije basenga nzongera nkagera mu Rwanda basukanyije basitanga apfa ariko hari ikintu utinya nk'urupfu urupfu ni rutarutinya wabona ruje ubaze nzovu wagarukiye kumva nzovu noneho ngo n'indangamirwa ubu ntakirebayo yambwiye none ejo ngo ubu ngubu ni ukubanza kumushitura yaravuze ngo nk'uko ukata urufunguzo rw'imodoka ngo nawe niko basigaye babanza gushitura ntoya nzovu ubwo yaragiye bro nta burage ni ukuri kw'Imana ni uko ari Imana yakinze akaboko waraye uzabaze exerage bamugezeho mbere nzovu atangiye kuzanzamuka ejo bundi shimira n'umuvandimwe wo mu diaspora wamukuye hari ararwariye kwa Musana ura mu diaspora mugisha mujyaniwe aramundura igikoma kanu k'agatoki kamuha n'udufaranga buriya umuntu agwaye udufaranga dutumana ka morale kaza kandi buriya no mu kintu cyica abantu ni ukubura morale cyane uzarebe n'ingabo iyo zataye morale byanga bikunze ziratsindwa ku rugamba nzovu rero yabagara kwa Musana afite agahinda kurya nta kuntu agahinda kikize afite nyine ibibazo by'umugore abana be kurwara n'uburwayi n'iki urumva morale yaramurwaje ntabwo yigeze amurwaza yaramusuye gusa ahita yigenda bamusigira n'amafaranga kumusigira n'ibihumbi 10 arangije ari urumva nta hari icyo atakoze wenda yamugezeho kubera ko yari afite n'akazi we sinanamuvurenganya cyambere arera abana afite abana bageze muri bangahe cya kabiri afite n'akazi yego urumva ntabwo yari kurwaza nzovu ngo arere n'abana we yaragiye gukora ko yari afite ahari amusigira amafaranga kubera ko nta kundi yari kubigenza asubira ku iki kureba abana kandi afite abana batoya ahubwo iyo uvuga ngo gusa waraye hehe se ngewe uyu munsi waraye ko nkureba nkabona hari ahantu waraye ye naraye Sodoma nararanye n'akarangamirwa keza cyane gateye gafite imyaka 19 ni ukuvuga ku karaya karaharawe nuva buri muntu wese uri gufata ku gafaranga ari kugahiga ubwo agahaye nkangahe Sodoma hari indaya nyinshi ariko baraharara y'akaraya kakiza ari gashyashya bahita bagatunga urutoki ati kari ati mwakabonye twakabonye ati kariya ni gashyashya hano ubu niko waraye ubomagura
mbomagura iki ko nakoze ko nshoboye wagejeje aho ushoboye nakoze uko nshoboye aka mu gitondo se kakunze cyabyanze mu gitondo ni ukuvuga ngo ibyumba byari bifatanye numvishe bugiye gutya hakurya rwakomeye kandi wawe nta kivuga nanjye ategera vuba sha abandi badutanze reka niba wakwibwira ati gira vuba abandi badutanze nawe urangira ubyuka ukora akazi kose oya buriya watangiye mbere ya nteye kuraje ko yatumye nanjye mu mutwe buriya biri byose bituruka mu mutwe yatumye nanjye rwose ariko ubundi ngewe ariko n'ibyo birahure kutabimenyereye inzoga mu kirahure n'ubundi ihita amazi ihita iba amazi ariko iyo unywereye mu icupa gazi bikiri nawe birabaye amazi gazi bikirimo gazi birimo neza so mpamvu se buriya niyo mpamvu uzasanga ngewe n'abantu banze uzasanga kari agafuniko bakura ku icupa iyo ndi kunywa inzoga mba ngafite ndasoma nkongera ngapfundikira kugira ngo gazi itazamuka ariko tuba dukeneye uriya musemburo tuba dukeneye uriya musemburo zigufasha iki naho ubundi iyi nzoga yabaye amazi nyine bari nko kunywa amazi ariko gusa ikintu ngiye kugabanya ubusinzi gusa hari abantu banywa inzoga akazi kanywa agacupa kamwe kugira ngo atampurize amasaha agahita yitaye ariko twebwe utanyweye ngo utahe saa 9 z'ijoro nutahe uri muri zigzag uri kwandika iminani ngo ntabwo uba wanyweye hari umuntu unywa agacupa ari kwirebera akamace ari gucungana n'isaha agahita yitaye atagambiriye gusinda ariko hari abantu tunywa inzoga umugambi ari gusinda kabisa nyabyo biriya rero nibyo binatwica nibyo bitwangiriza ariko ushuka mu ducupa tubiri ukitahira aba ari sawa ese akaba wamara icyumweru utanywa inzoga ntabwo n'iminsi 3 kuyimara aba ari intambara iyo maze iminsi 3 nanywe ku nzoga ubwo ni cyagiye ziba zankubise ndi hangover ya danje ndi kurya kugira ngo nongere ngarura agatege kuko ngewe ni ukuvuga ngo nshobora kumara iminsi 3 nanywe inzoga ariko umunsi nazinyweye nkongera nkamara iminsi 3 ndi kunywa inzoga gusa narya na kuryo handi zimvunagura nkamara nk'iminsi 2 nanone ndi mu rugo naravunaguritse nuko nge mbayeho ese ubundi ko twatangiye umwaka ufite gahunda y'inzoga kuzireka byagenze bite byarakunaniye pe bro ntabwo byashoboka nzovu nabaziretse wenda banza nk'agakoma arya agatoki karimo ubunyobwa agarura agatege arakabona agatoki oya muri iyi minsi hari umudiaspora rwose uri kudufasha niho muri kuba nanjye nari ndi kumurwarizayo ariko uyu munsi ntabwo narayeyo nanjye nari nagiye kwifata neza uyu munsi wagiye nawe kwisayidira ariko uyu munsi ndasubirayo ndeba uko oya nzovu uyu munsi yagiye gusura mu mukecuru yagiye gusura mama we rero twakoranye ikiganiro nzovu yarabirebye aravuga ati ubu ngubu naringiye kandi imyaka amaze nabona n'umukecuru bari kuzumva ngo narapfuye kamfata abana banjye ngende nsure umukecuru yajyanye n'abana se yajyanye n'abana be ariko nyirambwiye se kuri mama Sandrine ari umugore wawe iyo mujyana kwiri yajyanye abana gusa se umugore amutaye umugore yamusize cyangwa Franzo agira gahunda nasura n'umugore we byaringere rimwe na rimwe njya mbona nge nzovunura umugore bahujwe n'abana gusa ntabwo ari umugore nose umugore mutabana umugore mutahurira ku buriri ese akawe ntabwo ujya utekereza kubyara none se niba wenda wenda niba ari umugore bakabahujwe n'abana nta n'ukuntu yavuga ati basi nari ngukumbuye ngwino ngusamuze ariko ntiyanamusamuze bikarinda ajya muri ba mama queen akarinda ajya muri ba mama queen mama queen ngajya mubombagura nzova kayacyara ngo ngewe yakanywa mfite umugore n'abana wowe ufite iki ese umugore afite
batahurira mu gisaswa uwo ni umugore ariko afite imbuto yamukuyemo. Oya abana bo ndabyemera ariko yo kujya yihara ngo kandi abana niwo murajya gusiga abana sava ndabyumva ntago wemera ibyo yakoze ndabyemera abana sava ariko yo kujya nyara ngo mfite umugore mwiza w'umukonyine wowe nta mugore ugira nese wowe wabuze aho utera inda umugore kwanza uriya mugore ukuntu namubonye Nzovu ntabwo yakongera kumusesera mu maguru. Njye naramwibona uriya mugore rwose kubera iki umugore mwiza byatari niyo bahagararanye na Nzovu uburyo baba baganiye ubona rwose ko Nzovu rwose atakongera gusesera. Uravuze ngo nawe iyo umubonye irarira ko kuvuga uriya mugore njya n'amakuru na pereje Nzovu yamufatiranyije ari umukozi wo mu rugo. Yamufatiranye ari umukozi wo mu rugo. Yamufatiranye n'umukozi wo mu rugo. Nzovu akina sinema nyarwanda abona amafaranga none amushikisha udufaranga. Kamushikisha udufaranga urabona abakozi bo mu rugo bavuye mu ntara agafaranga iyo umushikishije afaranga n'utuvuta aba yariye n'iki afite ubushyuhe Nzovu ahita amutangira gutyo. Ariko urebye ukuntu ni umukonyine kazi kabisa. Njye naramwiboneye ariko namubonye we rimwe njye najya ngira ngo Nzovu ari kwihara kuko kuri kubunana Nzovu naramubwiye fata amafaranga nubwo turi gukora amafaranga ujyana amafaranga y'abana bazarya kubunana. Nzovu turagenda dukubitanye n'umugore duhamagara umugore manibino hano dutwaye mu modoka tugera i Kanombe umugore wa Nzovu turamuhamagara Nzovu amukubita amafaranga y'abana y'ubunane nanjye umugurira agafanta ariko uyu nabonye uriya mugore nibwo bwa mbere nari mubonye ni mwiza pe ntahuriye na Nzovu. Urabanza iyo umubonye nawe irahira kwica Nzovu ukuntu yamutinyutse ariko buriya nyine ni kwa kuntu uri umukozi wo mu rugo nta gafaranga ugira Nzovu buriya ngo nuko yamutangiye amateka narayakurikiye buriya n'uriya mukobwa Sandrine ngo ntabwo ari uwe ahubwo ngo Nzovu ngo Nzovu ngo uriya mukobwa ngo mama Sandrine yari atwite Sandrine Nzovu ngo agenda agiye gukurakuza makuru nuko nayaperereza ngo ntabwo umwana ari uwe yarakurakuje we gusa yarakurakuje njyewe nagiye mperereza amakuru ko abantu bamuzi baturanye yari Sodoma bagiye bamu makuru ahagije. None se yaka ntago ujya utekereza wowe kubyara umwana? Njye narabwiye ko nakeneye kubyara umwana wo kujugunya mu muhanda ngo agenda abimbobo aho yira ngo mbyara umwana wo kuzaba imbobo namureka nimba n'ubushobozi njyewe bwo kuba natunga urugo ubona ko nashobora inshingano z'urugo umwana nkamurera kazavuka akiga garidiyene nk'abandi akiga primaire nk'abandi ibyo sava ari uvuga ngo uzabyara umwana wo guta mu muhanda agenda abimbobo ibyo bavuga ngo dore wa mwana wa yakaye w'imbobo none se ubwo ndamutse nanapfuye wenda ubu mwana bakajya bamubona ari imbobo ibyo bimaze iki ari mu muhanda ari imbobo. None se yaka ubu ngubu buri mwaka uba ufite intego zo gushaka ngo bazajya bakwibukira ngo ku rubyaro wabyaye ubyaye abana bakaba imbobo mu muhanda bakajya bavuga ngo dore ba bana bayakaba imbobo mu muhanda. None se umubyaye ukamuha ibyo byaba bimaze icyo aba warabyariye. None se ntabwo wamubyara ngo umuhe uburere ntabe imbobo wamuha uburere se nta bushobozi ufite cyangwa ahubwo wamuha uburere nawe ntabwo ufite. Oya uburere arega uburere uvuga sinzi niba ibyo ndi kuvuga uri kubyo ndabyumva yaka tuvuge uri umukene cyambere uri umukene ubyaye umwana abuze icyo kurya yambaye ibyenda bisa nabi mu bandi bana uri umukene kweri urumva icyo bintu koko erega yaka kuba umukene ntabwo bikuraho ibyo umuntu agombwa cyangwa se akwiye gukora mu buzima sibyo ushobora kuba uri umukene ukabyara umwe cyangwa babiri mu bukene bwawe ukabitaho yaka amafaranga ukorera wawe wananirwa gutunga umwana wawe. Ubu ngubu nta mutungo ariko nta fondasiyo mfite sina fondasiyo ya mbere ni ukwiyemeza erega kwiyemeza ni kwizirika n'unywa agacupa kwizirika n'unywa agacupa kugira ngo uzagire icyo ugeraho. None se yaka reka nkubaze icupa hari abantu cyakora ngewe bashoboye pe aho ngaho ndabyumva abantu umuntu akavuga ati wenda niba nkorera 20,000 abantu akavuga ati ngiye kwizirika imyaka 3
nzabe wenda ngeze ku kintu iki n'iki ibyo rero ngewe byarananiye yaka cyangwa nta gukora neza gukora iki nta cyizere wifite kiki icyizere kiki cyo mu busaswa cyo mu buriri ndi kukubwira ko nararanye n'umukobwa ushobora kurarana nawe rega ari ukugira ngo kugira se ngo murebe mu maso oya ushobora kuba utagezayo nzakuzanira abantu nk'abangahe bantangira ubuhamya babutanga abantu ngewe natunganyije watensemuye neza nuko nabavugira hano barari wumve ko ni iri joro uwa mbere yaje arataha fata uwa kabiri ageza mu gitondo uwa mbere yatashye saa sita z'ijoro mpita mfata undi atashye buno mu gitondo yaka uravugisha kuri kw'Imana ese urambwira ngo ntabwo mbasha abantu babiri niki kibura kugira ngo basi nibura utere inda ugire n'akana kamwe nese ubu nkubaka kanyuciyeho byagenda bite nagenda ubwo se bari kuraswa muri Kongo si abantu nese wowe urimo uraraswa wowe urimo uraraswa hano kinagenda se wowe uri ku rugamba ubwo uzi ko hari umuntu wowe uri aho ngaho uretse n'urugamba none ufite imodoka we naho wari kaguca hejuru ibintu mwingira arega gupfa ntabwo ari uvuga ngo umuntu uri ku rugamba ngo niwe wapfa n'ahandi hose bari gupfa buriya ugiye ku munsi ugiye ubara abantu bapfuye tena mu turere dutandukanye no mu bihugu bitandukanye aba ari benshi cyane nose ni ukuvuga ko abapfa ari ababa bari ku rugamba gusa nta bari muri CHK se nta bari mu bitaro bigiye bitandukanye bari bupfa uyu munsi ntabwo akawutinya urupfu wowe n'umuntu gupfa akwegereye ugahita utoroka ibitaro ukiruka umuntu ntiyapfuye arakura uruhande ugahita ugenda kandi urwaye akaguru konyine urupfu wabona ruje ariko ntabwo warwishyira ngewe hari umusirikare twabanaga yarapfuye leta tuyishime baramurashe bamurasa ahantu bita i Gatare bamurasa isasu rya tweruvu mu kaguru akaguru kamera nk'agacitse neza kamera nk'akavuyeho ikintu yakoze yahise akuramo icyombo yari afite yari esitoro yari kapitene yari operation commander yahise akuramo icyombo arakirasa ahita afata pisto ayishyira hano ahita yirasa buriya njye umuntu nemera w'intwari ni umuntu wiyica uzi kwiyahura ariko abantu uwo muntu ndavuga ati kabisa kude chapeau uwo muntu aba afite umutima umuntu ufata icyemezo cyo kwirasa buriya ni nko kwiyahura rero ariko kiriya cyo nanjye nagifata buriya bashobora kukurasa utari bushobore kwiruka kandi umwanzi agiye kugufata none yamara kugufata akajya aca kano gatoki ku wa mbere ejo agakuraho ugutwi ejo agaca akaguru ejo agaca akaboko akakubabaza aho wira rero ngo barinde bagufata wakwirasa kuko n'ubundi ntabwo baba bari bukura ntabwo uri burokoke umuntu wirasa rero kwa kundi ubundi mu mategeko y'intambara turi kumwe bakakurasira hano ndi kubona nta bundi bubasha nta kuntu ndi bugukura aho ngaho mpita wirangiriza kugira ngo udatanga amabanga ko barabanza bakakubabaza bakagukuramo n'amagambo ese nk'umusirikare uri ku rugamba ni ikihe kintu aba afitiye ubwoba cyane ni ikihe kintu aba yumva wowe afitiye nk'ubwoba umusirikare uri ku rugamba oya buriya umusirikare uri ku rugamba ushobora kuwugira nyuma imbere y'urugamba ariko iyo wamaze kugera ku rusasu kwinjiramo warwinjiyemo muri guturitsanya babyita kwicana nangwa se guturitsanya hariya ntabwo uba ugifite biba byarangiye hariya aba ari ugupfa no gukira ntabwo uba ugifite iyo udapfuye urataha wenda mugitangira ushobora kubugira kwa kunywa mupanga ngo tugiye kwataka kari agasozi ushobora kugiramo ubwo bukungu ariko isasu ryatangiye mwatangiye kubomorana amasasu yabaye menshi
icyo gihe urwano umeze nk'igiti ntabwo uba ugifite biba byarangiye. Yaka turimo turagana ku musozo uyu munsi wa none intumbero cyangwa se target wari ufite kugeraho muri uyu mwaka warazisubitse cyangwa warazikomeje? Mbonye nta target mfite, nta na target nize mpanga nake. Ntacyo wifuza kugeraho mu buzima? Ntacyo wifuza kugeraho mu buzima? Gusa nagera kuki koko. Ubayeho se nk'udafite ibyiringiro? Ibyiringiro se bimeze bite wa muntu? Ibyiringiro by'ubuzima byo kubaho neza utaha ujya heza. Ubu se Nzovu ntiyaragiye. None se Yaka ubu ngubu nta uko Imana yakinze akaboko. Nzovu ntiyaragiye. Ubwo se wari uzi ko dore imbogo yagenda? None se Yaka imbogo ntiyagiye mu bintu by'imikino, yigeze arwara n'ukwezi. None se ngo n'uburozi ngo niki? Isa wacomoka. Bura wa mugani yarangijwe n'iki we? Hari igihe njya numva ngo n'uburozi, abandi ngo sinzi ibyari byo, gusa nagiye kumushyinguraho. Ariko ngiye hari amagambo nagiye numva dore yakuyebaga hano i Remera ntubizi. Hano haruguru yo ku Cyamitsingi. Hano haruguru. Ariko gusa nagiye kumushyinguraho. Ahubwo ngo hari abantu benshi ngo bacitse iwabo ngo batajya bagira ikintu bakora kugira ngo batabona yuko bakize. Nawe uri muri abo bantu? Nakubwiye Evan, ngiye ko nabyumvise ariko I'm not sure. Niko nagiye mbyumva. Dore imbogo yavuye hano ajya iwabo mu bukwe. Ageze iwabo kwa kundi ngo abantu bakunda kaburushete, ngo bashobora kuba baramukubise karyo kumve mu kaburushete. Dore imbogo aragaruka i Kigali, ubwo bukwe burarangiye iwabo. Ageze hano bararembye. Arembye genda. Tugiye kumva twumve ngo byarangiye ngo umukobwa we yakase umuriro. Ariko ukuntu nagiye numva iwabo ko twagiye kumushyingura, mpura n'abantu baho turaganira, turasanga nagiye kumushyingura najyanye na Excelage. Mani baje kumfata igikondo saa 11. Turagenda tujya iwabo za Karongi. Urumva? Ego. Kuru nabyumvise ngo babo bamugirira gishyari, bari abantu biri iwabo. Ngo hari ukuntu yabura kudufaranga hano akagura akamasa akakaragiza iriya hepfo mu giturage. Yabona udufaranga akagura agahene akakaragiza iriya hepfo mu giturage. Ngo yari amaze no kwimura nyina, amaze kumukura mu cyaro, yamaze kumukodeshereza kuri kaburimbo ahantu mbese hasa neza. Urumva ko kundi yajyagayo ngo abantu bo mu cyaro buriya bagira ishyari. Umukobwa wa runaka aradukiranye tu kize Yesu yari afite ikimana. None se wowe umukobwa wa runaka aradukiranye nawe kandi uvuka mu cyaro nujye ujye witonda. Yagoye ngo nibigeze kumutamika ntabwo ubyiga kandi iri iwawe. Yagore ngo bigeze kumuha. Nubwo abantu bagiye babihakana. Inshuti yawe yago bari bayicishijeho. Bari bayicishijeho. Buriya mujya mugira abasitari nimujya mu cyaro ngo mugende ngo musabane n'abantu mwabanaga ngo mugire ngo barabishimiye. Tiwa turamukecuru twarabanye yabanagarama ugende bagutamike bagukubite. Ese Yaka iryo fiti n'abantu bariterwa n'iki? Fitina nyine ntago ryabura ishyari n'iryabura. Ari ukuntu uva mu cyaro warasangiraga n'abandi urwagwa, wagera i Kigali wenda ugafatisha kazana byeri, wagerayo ukishimana n'abantu bo mu cyaro mufate byeri uzi ngo baragukunda. Kombe barimo barakubarira, kombe bari kugwekenyera amenyo. Dore ahantu nabonye noneho ngo babugendana mu rwara. Mu rwara uburozi ngo babugendana mu rwara ngo bita mu Bugesera. Babugendana mu rwara ngo akora ku cupa gusa ugisomaho ngo babwita intaraza. Intaraza nturari yo mwe. Bana mujye mwitonda abantu rwose muturuka mu ntara mubana i Kigali. Nimujya mugera mu cyaro rwose mwe ujya mugira ngo barabishima, ariko I'm not sure sinzi niba ariko byagenze gusa nuko nabyumvise. None se amafaranga yawe yakoresha iki mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Amafaranga ubonye yakoresha iki? Amafaranga mbonye nshobora kugura agapantaro, nkarya nkanywa, ntabwo nabura byeri, nkunda ka mitsingi murabizi, nkunda mitsingi. Abantu mukunda Mobimba ndabasuhuza cyane, abantu rwose mukunda mitsingi nini ko hari abafana mfite rwose bagenda bambura ati kucyita kugira brand ambassador wayo. Ariko nk'umuntu ufata The Ben ukajya kwamamaza inzoga The Ben nawe inzoga
wafashe twe tuzinywa ibintu nabitekereje ubu kubera iki Bralirwa itaguhereza ku kazi urafata The Ben w'abandi ntanywa inzoga ukagenda ukamubwira ngo yamamaze inzoga kandi uyinywa bafashe bayakabanywa inzoga tukakwamamariza ese nk'ubu baguhaye agakontara wakemera baguhaye nk'agakontara kabyibushye cyane rwose bakugane ifi abantu mukunda mitsingi yinywa ariko yinywa babanza barahere bana agapeti genda mitsingi uraryoha bona ubundi rero gusa abantu rwose mutuye Kigali muba mu cyarusha mujye mugenda mwitonze sha abantu hari akaririmbo buretse kugenda hari akaririmbo wigize kuririmba ka M23 ni M23 nako muri Congo turirimbo twinshi two muri Congo twinshi cyane twa gisirikare rega M23 turirimbiremo kamwe M23 nayo yabaye muri FARDC katubwire kamwe kabisa rega abantu bakunda turirimba Singe nyametarara ayo mama singe nyametarara singe sina baba sina mama singe aduyaliwa singe nyametarara singe nyametarara singe ayo mama singe nyametarara turi mupiga amasisi singe nyametarara turi mucoma Kigali singe nyametarara uri mucoma wa Lungu singe nyametarara singe yakabara uretse gato dusoze wowe wicaye gatoya yakamwana reka tugushimire sansa wakoze cyane tubibutse yuko Fred Images Photography turafotora kuki utagize n'abakiriya ariko ubona kwifotoza se wode wifotoza yari umuntu uzabutsa bifotori wajya kuri Google kuri YouTube ntabwo wabura ifoto asante sana reka tugushimire yakamwana wakoze kwitabira utumire bwa Wisdom gira ikintu ubwira abantu ba Wisdom ubasezera bo Wisdom TV ndabakunda cyane ni umuntu wanyu mpora kuri Wisdom TV kandi sometimes ngiye mbategura uducontent turi very smart agacano kagabura agacano gate